reka ngushimire cyane kandi nongere ngo ikaze hano wageze ni kuri Blaze Boy, aho tugiye kureba ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mugabo. Abantu benshi bakomeje kumbazaho ati dusobanurire uyu mugabo dukunze kubona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri YouTube na Instagram, ni muntu ki, vipi ze bimeze bite, uyu mugabo w'amaderede ni bwoko ki? Nanjye ntagiye kure nahise nshaka ibyegeranyo bimushingiyeho, mushaka amakuru menshi ahagije kugira ngo nze nyabahe 5 kuri 5 kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Niba utarakora subscribe rero ndagusaba gukora subscribe, ugakora share, ugakora no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Bamwe ati uyu ntago ari umuntu, ni ikivejuru, ni ikintu cyaturutse mu isanzure kiraza kimeze nk'abantu. Abandi ati uyu akorana na Illuminati, ni umudayimoni. Abandi bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu mugabo. Niyo mpamvu ndi hano rero kugira ngo ngusobanurire akantu ku kandi kuri uyu mugabo. Bamwe ati si umuntu, abandi ati ni umuntu, abandi ati akorana n'imbaraga z'ikuzimu bitewe n'ibitangaza bari gukora, ari gukora ku bantu. Abandi ati ni umwuka w'Imana umurimo. Ese ni ibintu ki bimeze bite? Ndahari, wigira ikibazo guma kuri iyi video, kandi niba uza kumva igufashije wisharinge ku bantu bawe. Ubundi reka dutangire. Uyu mugabo amazina yitwa Marcelino Bento, akaba aturuka mu gihugu cya Rwanda mu mujyi wa Angola. Aturuka mu gihugu cya Angola mu mujyi wa Rwanda. Uyu mugabo rero ndagira ngo ngusobanurire ku mateka ye, impamvu atereka umusatsi agatereka n'ubu bwanwa, akaba afite ingano. Nibyo ngiye kugusobanuriraho rero. Uyu mugabo afite imyaka 42. Muri iyi myaka 42 rero ubuzima bwe ntabwo bwabashije kugenda neza akiri mutoya. Ugiye kwibaza ngo byaje kumugendekera bite? Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo ngusobanurire akantu ku kandi umenye 5 kuri 5. Uyu Marcelino Bento yavukiye mu muryango ukennye, aza guhita agira ibyago akigira imyaka 4. Umubyeyi we umubyara mama we aza kwitaba Imana agize imyaka 8. Mama w'umubyara nawe yitaba Imana. Nta muryango yari afite. Uyu Marcelino Bento yatangiye kujya kuba ku muhanda. Mu kujya kuba ku muhanda akiga gake gashoboka, kwiga byanga. Namwe murumva ubuzima bw'umwana bwo ku muhanda, kuvuga ngo ariga ni ibintu biba bitashoboka neza. Yakomeje kuba ku muhanda, ageze mu myaka 15 akajya yumvamo impano yo gusenga cyane. Nkuko abantu benshi bari kubivuga ngo uyu wakorana n'abadayimoni, ati ni ikivejuru. Oya, siko bimeze. Uyu ni umukozi w'Imana, ahubwo uri gukora ibitangaza cyane ko hano muri Rwanda bari kumufata nk'intumwa y'Imana, nk'uko aba bose ba Mohamed Muzi n'izindi ntumwa zigiye zitandukanye zaje ku isi. Yakomeje rero asenga, akomeza asenga bigeze aho waza gusengera ahantu. Imana iramubwira ati umwana wanjye ndakwishimiye kandi ndagukunda. Yari afite umusatsi mwinshi, ahita avuga ati, yakundaga umusatsi, aravuga ati ubwo Imana imbwiye ko inkunda afite n'uyu musatsi irankunda. Yakomeje kujya asenga, bigeze aho akajya atangira gusengera abantu bagakira, nk'uko muri kubona ari gukora ibitangaza gutya, abantu bagatangira kumuyoboka. Bamwe ati Pastor Marcelino Bento ari korana n'imbaraga zo muri Illuminati. Oya, ngo ni umwuka w'Imana umurimo. Marcelino Bento rero yakomeje kubaho ngaho, nuko kugeza n'izi saha aracyakora umurimo w'Imana Imana yamutumye. Mukunze kubona mu ndirimbo nyinshi bari kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye nk'iyi ngiyi. Baramya Imana kandi n'izi ndirimbo zigiye zitandukanye. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo amaze imyaka irenga 15 atararya ibintu bikomeye. Mu myaka 15 ishize ntabwo ararya ibintu bikomeye nk'uko bavuga ngo ibishyimbo, umuceri. No, ntabwo arabirya. Atunzwe n'ibintu by'amatembabuzi, twavuga nk'amata, umutobe. Ntabwo anywa inzoga, icyo tukitondere.
uyu mugabo ntago ajya arya ibintu bikomeye, ni amatembabuzi gusa. Bamwe ati uyu ni Bobo Marley rwose waje mu rusengero, uyu ni Lucky Dube waje mu rusengero. Oya, uyu mugabo rero reka ngire ikindi kintu mukubwiraho gitangaje. Yavuze ko azamara imyaka 40 atarakoze ikintu cyo kurya mu kanwa gikomeye. Murabibona namwe iyi ngano ye, ntago ari ukuvuga ngo nuko angana gutya ngo niyo mpamvu ngo bahise bakora ibintu bigiye bitandukanye baravuga ati kuba angana gutya ntago arya. Oya, niko bimeze, kandi ateganya ko azamara imyaka 40 atararya ikintu gikomeye. Sinzi niba uri kumva icyo kintu, ariko niba utari kucyumva ndari ngo ngusobanurire. Ikindi kandi wamenya kuri uyu mugabo, amaze imyaka myinshi kuva akiri umwana atariyogoshesha. Maze imyaka myinshi nk'uko nagiye mbibabwira, amaze imyaka myinshi atariyogoshesha. Murabona ko aba ari gukora ibintu by'ibitangaza bikomeye, asengera abantu benshi bamaze kumuyoboka. Ibihugu bigiye bitandukanye abantu bari kuza gusengera hano k'uyu Marcelino Bento, mbese ngo bakabasha no kuhagirira ibihe byiza. Ikindi kandi nakubwira kuri uyu Marcelino Bento, ni umukozi w'Imana ukunda kuririmba cyane, ucisha indirimbo, ucisha ubutumwa bwiza mu ndirimbo, niko nabivuga. Uyu mugabo rero akunda kuririmba cyane, nicyo kintu kindi tumuziho. Uyu mugabo ikindi kintu wamumenyaho nagira ngo nkubwire, uyu mugabo Marcelino Bento, umukozi w'Imana, pastor, umuhanuzi, umukozi w'Imana Marcelino Bento afite umugore babana, yarasezeranye. Nimumwitegereza murabona ko yambaye n'impeta, afite umugore babana, ndetse icyo tubashije kumenya ni uko afite n'umwana w'umuhungu mukuru uri mu myaka 20 gutyo kabakaba kuzamura. Ndagira ngo nkubwire rero ibintu byinshi bitandukanye kuri uyu mugabo Marcelino Bento byabira ahangaha. Mukeneye andi makuru agiye atandukanye ari gucacara hirya no ku mbuga nkoranyambaga, mwatubwira tukabasobanurira, cyane ko kuri iyi channel yacu ariho haca amakuru yizewe asa neza 5 kuri 5, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane cyane. Mwari kumwe nanjye Blaze Boy, ciao ciao, is your boy influencer, is your boy artist, is your boy host, is your boy Kabomfire.